kukubwira ngo dushaka amafaranga ntabwo aribyo byatumye urega ariko umva genda rero nkubwira ntabwo wumva ariko se umva ngewe mbona ko basi ndekura urumva uri kuniga umva imbere genda Sharu, wabonye barakitse ukuntu hari abasirimu we? Kagira inkuru rero arise ntumbwire ko warobye. Oya, njye niwe ubyivugiye ntabwo ari njyewe. Ni ukuri. Nanga rero ukuntu mutavuga mutima ukagenda ukakubyimbana hafi guturika. Oya, nta kibazo. Wavuze? Oya. Ni ibisanzwe. Ubundi ziriya ke nanjye nitegereje ndeba ziriya ke warimo utanga ndavuga nakuye umukobwa arimo arikurikira ntabyari gusa Ako naranakuze sinzajya mpora ndi umwasama. Okay. Ni sawa ikibazo cyawe nuko utazabivuga nyine kaba nkaho undi wagiye gutera imfizi y'intama undi akarinda aza akayitwara. aba rero ukunda buriya mbere avuga ngo hahirwa uwihanganira imugerageza kuko namara kwemerwa n'utazahabwa ikamba ry'igihugu. Epfo bakomeza bakavuga ngo burya Imana yateguriye abagize gute bayiringira bose. Gusa ndagushimiye kuba ugeze aha ngaha bigaragara neza ko Imana igikomeje kukurinda ariko se ukunda ntamwe ko namuheruka Se shama makweli Karamba. ese kumperuka kuvuga ko tuzimuka hano hantu bene we byagenze bite amafaranga yarabuze nzi ko umugabo wawe ari n'umukire. Shari urebye bene yagiye kureba usanga hari utuntu batari banoza neza ariko turaza kuzayijyamo nta kibazo. Ntubeshye igihe tumaze nturi kumvisha ubu ngubu. Oya ni ikibazo cy'utwo tuntu batari bakarangijemo ariko ntabwo bizatwara igihe kinini. sa madamu se iyo umuntu yibagiranye aba yibagiranye. Iyo Mana rega iratwibagirwa Joshua, iratwibagirwa ku buryo ibintu byanga. Niyo Mana mbikubwira nuko nta kindi mbona nakubwira, ariko iyi Mana wagira ngo nayo ntinagira amaso, niba inayagira irirengagiza. Ubu rero ubusa ngo nkubwire ngo iki Rukundo ntabwo Imana iba yarakwibagiwe nta nubwo yirengagiza. Mu by'ukuri yemera kugira ngo tubicemo kugira ngo itegure imbere yacu heza. Urabona hari ikintu mpishe nyamara. Oya ni ukuri nta na kimwe. Umusore amurakariye yo kwitekera icyayi. Ndetse ibyo binywa mu cyayi Ntabyo uzi? abakecuru maze n'imiburiro n'ibyatsi. Navuga nturacyari umwana rero ukanseka. Oya ariko ndi kugenda nkura. Ntacyo uyu mwanya ni mwiza iyo ushyize mu cyayi. Siko rero uragumaho se? Reka ngome hano ngiye kuba hari utuntu ndimo ndakora nanjye. sawa. Naho madamu se muramushakira iki? Urabona madamu wawe umuntu twabonanaga cyane muri gahunda zo ku rusengero ndetse no mu banyamasengesho tukamubona inshuro nyinshi cyane ko hari umurimo burya nawe ashinzwe wo gusengera abantu natwe twese. Uriya murimo rero ni umurimo utajya ugira igihe cyo kurangira, ahubwo dukomeza kurushaho kwiyongeramo imbaraga bitewe n'ukuntu Imana irushaho kudufasha. Ubwo bivuze ko yanyihishaga nyine agakomeza kuza gusenga.
wasinziriye mu ntebe se kandi yabaye iki? Sinzi ko buriya bagiye kuri paruwasera. Sheri nzabica bose ntabwo nzasigaza bose nzabica nzabamara ntabwo nzaba ko bazanyoborana. Sheri humura. Ni bande ushaka kwica? Dore ngo arigira nyoni nyinshi. Umaze kwica bangahe? Ko aho kugira ngo ujyane abantu ku Mana ubajyana mu kuzimu. Ariko se mugore we ibyo bintu uri kuvuga uri kubikura he? Nimba nanabivuze byari inzozi nari ndimo nari ndi kurota. Abandi barota ku manywa. Ntacyo umuntu atarota yaryamye. nicyo bivuze. ntabwo umunyamasengesho ubundi nyakuri ntabwo yihisha. Ubuse njye uribwira ko namurekura akaza, ariko ubwo nyine bimpaye ikimenyetso cy'uko yanyishaga akaza, ariko tutanabitinzemo nyine nabonye Imana ikomeje kunyibagirwa no kundenza amaso kandi ntarigeze nyima umwanya wanjye mwohereza mu cyaro kuko nabonaga muri uyu mujyi atabishobora. Mu cyaro ese rukundo twe dufite gahunda sinzi niba uyiziho yo kuba twakwisuganya nk'abakozi b'Imana nka mwene data tukabafasha. Wowe nande? Ariko byihorere ntugira ngo harya ngo ni Imana yakwimitse. None se nibitswe n'abantu ni Imana yanyimitse? Iraje kwanike izagushyira ku karubanda. Ako rero umupasiteri ari umugore wanjye sibyo kandi urasenga ujye umenya neza yuko abapasiteri nkatwe bakora umurimo w'Imana neza. Satana tugendaho cyane Nk'itorero riyobowe na Matiyasi, nk'itorero abanyamasengesho, hanyuma tukaba twashaka ukuntu twabafasha mukaba mwava ku cyiciro muriho mukashyika no ku kindi. ariko Matiyasi ibyo bintu arabishyigikiye. Nk'umuyobozi w'itorero tugomba kubimumenyesha, ariko cyane ntabwo ari bo birimo, tuzamuha raporo gusa. Ariko we nimufata uriya ngo ni umupasiteri wanyu. None tuvuge ko ari ibitaro yakugabyeho. Yego bitero gusa ahubwo muri iyi minsi iri kungendaho cyane Satani bitera imbaraga mfite ngewe rwose n'uburyo abantu bari kunyemerera. Ibaza nyine nawe urwego ugezeho rwo kugira ngo Satani akugabeho ibitero kandi wari umitswe n'iki n'Imana, noneho witwa ngo uri pasiteri. Kandi wa mugabo ibintu usigaye ukora bizagukorera amabara. Ibyo ngibyo ni ibitero bya Satani biba birenze. Ngiye ko nzi ko nkora umurimo w'Imana neza. Ibyo uraramo nibyo wirirwamo, ntabwo ari inzozi zavuye ahandi ahubwo ibyo uraramo nibyo wirirwamo biraje bikugaragareho. N'ishati yanjye yatwaye n'ubugoma afite. Umva nkubwire rero nuko byagenze. Madamu ntabwo muri mubone yagiye mu giturage. Ibyo ngibyo narabyumvise nayo makuru ndayumva ngo mubari ibyo mushaka gukora, kandi ibyo mushaka gukora nyine ni mubikore, ariko pasiteri wanyu unamumera ubutumwa nimufata. Sawa pasiteri wanyu hari ikindi? Rukundo urakoze cyane ku biganiro tugiranye, Imana ikomeze kukurinda. Sawa namwe Imana ibarinda, ariko isigaye irinda mwebwe mwenyine. Ngeweho yanteye umugongo. Matiyasi reka nigire mu mirimo yanjye, ariko iraje kwanike. Twadukomerewe.
muri jaride ndabure cyane imbere hano uri mu gice kwandika yanjye kino cyumweru nshaka kwishyira muri ashana kugira ngo ibintu biri kuri gahunda uko nibyo niko abaporofesiyoneri mwambereye maze utasi ibintu byose murandika meze sawa ubundi byiza iyo ukoze utuntu twose turi kuri gahunda ndetse ariko uretse nyine ujya umenya yuko hari ibibanza mbere y'ibindi mouvies bo sava ko mbona bishimye cyane kubera ko nyine muri iyi minsi tubanye neza mu kuntu twize tubana nabi ambeshye wowe muraho neza yashimye yese himbaza amakuru ni meza murakomeye muraho neza urusengero ni sawa biragenda se turashima ni byiza cyane mu rugo se mumeze muti no mu rugo turaho tumeze neza nta kibazo abana bameze neza yego madamu nawe araho mbese urebye turashima Yesu amen bo okay noneho ngubonye nagushakaga kandi cyane pastor nagushakaga cyane dufite gahunda yo kuza kubasura ku rusengero waba wirengagije nawe sona nabana mbanye nawe neza nta n'urugo rwatse nk'urwacu nyine muri iyi minsi bimeze neza nk'uko byari biri kera nshatse mbere kuvuga yuko iki kaza gufatwa mama we none rero hari igihe umuntu akumbura nyine umuntu bari kumwe ya sheri nubwo wenda kaba kaciyemo kumenya ko ngukunda ni bya bindi uzavuga twe tuzanye mbere ko ngushaka ariko wose ndagira ngo utoranyemo ubukwe ndakuzana ni bya bindi bavuga nyine ngo ntazibana zitayakomanya wenda nakaba kanyuzemo kandi ariko n'igihe kanyuramo kugira ngo dukomere none se ntuzi ko ngukunda ntubizi ndabizi na cyane niyo mpamvu nyine nanjye aho ndi ibyo nkora ubuzima bwanjye bwa buri munsi ubona nyine mparanira kuguhesha ishema mu bandi bagabo ku rusengero iwanyu ku rusengero karibu rwose nta kibazo muri isanga twiteguye n'ikaze rwose nta kibazo okay noneho uri hari ikibazo kandi gikomeye gusa ariko mbonye ntabwo nari nakubonye pastor rwose nasaga nkaho muciyeho mu mbabarire nta kibazo ku rusengero iwanyu hasa nkaho hari ikibazo duteguye amasengesho iminsi 2 yose kuri paruwasi pastor iwanyu atayaboneka mwamutumiye se twamutumiye rimwe ngararwaye ngo ibibazo afite ngo yasuye abantu ugasanga mbega ibyo bintu bigiye kuzatuma tumanuka inshuro 2 mutumira pastor wacu inshuro 2 zose tumutumira ntaboneke mu masengesho urumva atari ikibazo gikomeye birumvikana ni ikibazo ariko buriya nyine ntabwo aba yabonetse njye washatse neza rega nuko imitima imeze bite tuba tugomba no guha abana urugererega ariko ntibagiye ku ishuri yari yazi isaza izagera kubera ko tuba turi kurerera igihugu nizo akayamba nzikenesha abirirwa ngenda sibwo mba nzirikiye mu rugo wundi se wamugane uhera ku wa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane umunsi none nta n'ahantu wagiye wamugana uyu munsi ndashaka kwirwa mu rugo nkita ku mugore wanjye nkamuha keya nkita ku bana nkarya ibiryo byo mu rugo ewa none nabyire kubyandika muri agenda gahunda y'umunsi yo kwita ku bantu bawe reka mpite mbishyiramo uyu munsi ndita ku mugore urashaka yazihe maybe uko uzingenera bitewe nyine ntugire ikibazo okay njye nawe ariko wanyemerera nkagusaba akantu kamwe
akantu kamwe oye kamwereke winsaba kamwe saba ibirenze bibiri byose ndabiguha. Mube maso ku murimo w'Imana, mbega muzira icyuho aho pasiteri atari wowe ubuhari. ikintu ndaga gusaba rero ndakwinginze ngo ntuzanyange. Nicyo usaba cyonyine ubuse sinzakwanga kakunda nde ntabwo mbizi ibyo bibaho ariko ibyo byose akenshi abagabo iyo bavuye mu buzima bubi bakinjira mu buzima bwiza hari igihe bibagirwa abagore babanye muri bwa buzima bubi. Nukuri byaba bibabaje. use urumva nako ngakunda nde uzi kugira ngo uruhane n'umuntu muce mu bintu bikomeye cyane mubona amafaranga ashobora kugira ngo yinjoyinge mwangane. Sheri wimbara muri abo ngabo ibintu biri fair wimbara muri abo ngabo ndagukunda nakubwiye yuko nari nzanye nakugabije cyane ndagenda ngo nkuramo umuntu bita Rosi azambye agiye kumutima nyangyama mu gituza ntago naguterera na Sheri. ntandure ivugira ubusa ku musozi. Yego namwe mwabigenzura neza mukareba impamvu ataboneka. Ndumva ariko byagiye. Ayo tugiye kuzaza kubigenzura. Nanjye nari ndimo ndagenda ngiye mu mujyi. Ndizera ko mparitse hano tugende ndebe ko twanagendana. Buriya rero umugore mwiza. Yego. Sijya. Byo mbere cyishimo. Yego. Se kwagira ngo ajya yishimye ajya turi gutereta ari umunsi ajya imboneka rimwe. Ntabwo byari biherutse. Ama we. Ntabwo siko nabaga ameze nk'imfubyi irira mu myotsi. Ongera mu gituza cy'umugo kuntu kimeze sibyo. Sheri. Ushaka kumvikiraho ushaka gusinzira. Ndasinzira mu gituza. Yego komana. N'umwanya nabyamisha nta. Umuraro ntugatekereze ibyo bintu. Sibyo kujyane kure ngo bitindeho. Sibyo njye ntabwo ndimeze nk'abo ngabo barahari bameze gutyo ndabyemera. Ariko njye ntabwo meze nkabo kandi nawe urabizi wese kujijisha. Byiza nyine nagira ngo nako kabe kanyuzeho mbikubwire. Asanga ari mugenzi babikoze. Mba mbizi nyine. Umura ariko humura. Okay. So ngaho rero genda unza n'utuzi two kunywa. Nagusezeje ko uyu munsi ndirwana nawe. Sibyo nabyaye n'ukuntu udaheruka. Sawa nta kibazo. Sawa tebuka ariko.